Umunsi wa none dutangiye inkuru nziza cyane y'urukundo nakifuje ko twese twayibanamo kuva itangiye kugeza irangiye. Aho hari umusore w'umubosi cyangwa se umukire wari urimo uragenda yegera mu ndege, aho hari indege yari imutegereje ngo abe yajyamo. Ubwo ngubwo atangira kuba yamubwira ati se Mr Fisher, ati ubu ngubu ugiye kuba wagenda ujye muri buriya butayu, urumva koko ari byo byari bikwiriye kuri ano matariki kuba wajyayo? Unyumvire barimo barashaka kuba bamubuza. Agatangira kuba yamubwira ati hari ahantu ndumva atari byiza kuba wahajya, ngiye ndimo ndakubwira rwose. Yahise amusunika aramubwira ati mva nkubwire, ibyo ngibyo wibyivangamo, ahubwo se ntabwo uri buze ngo tujyane? Ubwo niko yamubajije niba ari buze bakajyana. Undi ariko yahise amubwira ati ahubwo ugira urugendo rwiza, ngiye ntabwo ndi buze ngo tujyane. Undi yaravuze ati nta kibazo. Ubwo yahise yegera mu ndege, undi agenda amukurikiye utya amubwira ati ugira urugendo rwiza bosi wanjye. Ubwo nuko nguko yinjiye mu ndege ajyamo, ariko nyina we baramubajije ati se kano matariki atari meza iyo ubireka? Ubwo nuko nguko we yahise yigira mu ndege, nta kibazo na gito yari yifitiye kuko we yari umubosi, ibintu byose byabaga biteguye, nta kibazo na kimwe yari yifitiye. Ubwo bamupepeye utyo aramupepera, ariko aho ngaho hari undi mugabo wiyicariye aho ngaho. Ubwo akiri aho ngaho hari uwahise uzana telefoni arimo aramubwira ati bosi, kuri telefoni barimo baragushaka, hari umuntu uguhamagayeho. Ubwo nuko nguko nawe yahise agenda yita yihutira kuba yafata telefoni kuko hari umuntu ngo wari umuhamagaye. Nuko nguko yahise ayifata, batangira kuba bamubwira ati Sharire ubu ngubu ageze mu ndege, ari mu ndege ubu ngubu, ibintu byose birateguye, wowe ushatse wahita ukora ibyawe kuko ari mu ndege. Unyumvira imeze nk'umuntu urimo uragambana. Abwiye uyu nguyu ko Sharire yageze mu ndege, cyangwa se Mr Fisher. Mr Fisher ni izina ry'umuryango. Ubwo nuko nguko yahise abyumva aravuga ati ari mu ndege, ati reka nze nkwereke. Aho yakuyeyo akantu kari kameze nka telekomande, nuko nguko yakitegereje undebere ngo agiye kuba yakora iki. Twakibaza se ngo ni ibiki agiye kuba yakora, yabitekerejeho. Nuko nguko yahise akanda buto, ntumbaze ngo akoze ibiki, ya ndege yari iri mu kirere. Nuko nguko yaturitse, umugabo araseka undebere, ariko ahawe amakuru n'umuntu wari uriyo ameze nk'ahagambanye. Umugabo yarasetse. Ubwo ngubwo wa mugabo dutangiranye bimere nk'aho bamwishe, akanze buti igisasu kiraturika. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati Sharire rero ntugire ngo ngewe ndimo ndagucira urubanza kuba ngewe wanze kuba wanyumvira. Ngewe ikintu nashakaga, ntunavuge ngo ngewe ni ngewe ukwishe, ibi ntabwo ari ngewe ubikoze, ahubwo uzaguma mu gicucucucu icyanjye, naho uri nawe ubwo wapfuye uzaguma mu gicucucucu icyanjye. Unyumvira amagambo umugabo yavuze. Ubwo niko yahise avuga ati guhera ubu ngubu nanjye ubu ngubu ngiye kuba natsindira ino mitungo, ubu nanjye ni ngewe ugiye kuba wayitsindira umutungo y'umuryango. Umugabo nuko nguko yasetse, abandi batangira kuba bamubwira ati nguru felicitation rwose kuba ukuyeho Mr Fisher, ukaba nawe ugiye kuba waba umunyamuryango, byiza cyane. Ubwo n'abandi nabo bose bagiyeho barasingiza ati felicitation kuba umukuyeho ukaba ugiye kuba umunyamuryango w'imitungo ya Mr Fisher. Ubwo bagiyeho baraserebura, bajyaho rwose baraserebura, nawe araseka cyane. Bagumye basubira muri ayo magambo bamwifuriza intsinzi nkaho hari ikintu kizima agezeho. Nawe yaratekereje, aratekereza cyane. Abandi barimo baraserebura bamwifuriza intsinzi ngo kuko ayigezeho. Undebere nawe turaba twasobanukirwa. Ubwo aho baratwereka hari famiye yari iraho. Ubwo umugore yatangiye kuba yabwira umukobwa we ati Kristali, ati urabona igihe kirageze nawe kuba wakora ubukwe. Ati reba uracyari mukobwa, ugeze mu gihe nk'iki ngiki cyo kuba wakora ubukwe, ariko imyaka ufite we nta kintu biba bikubwiye. Uzatuma wicara ahangaha cyangwa se uzagumya wicaye ahangaha nta kintu watekereza. Reba nk'ubu ngubu nta na rimwe nari nasinzira, sigaye nirirwa mpangayitse nibaza niba hari ikintu wakibwira. Umukobwa yahise atangira kuba yamubwira ati mama, ati reka nkubwire, nyumva neza, reka nkubwire. Ati buriya se niba utarimo urasinzira, buriya nta guntu nakugira inamara. Ati washatse akazi k'ijoro ukaba ugakora. Umugore yagize umujinya ati nganyumvira nawe, ariko kuki uba wigize umunyabwenge? Ubwo riratangira kuba yamubwira ati reba umuvandimwe wawe afite umwana wa mbere, vuba ahangaha agiye no kuba yaronshinga uwa kabiri, nibyo bituma ngengire akantu k'ishyari. Yahise atangira kuba yamubwira ati se mama, niba wumva ko gukunda abana wagiye muri bya bigo birera abana, uzajya wirirwa ubakoraho buri munsi, wagiye rwose ukajya wirirwa ubakoraho buri munsi. Yahise atangira kuba yamubwira ati nganyumvira nkawe rwose,
ibi ni ibiki urimo uravuga? Umukobwa we ibintu byo kubyara cyangwa se byo kujya gushaka ntabwo yabikozwaga. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati hari umuhungu twakuboneye wita Goodwin wo muri famiye yitwa Goodwin, rero ugomba kuba wamushyingirwa, kandi yabwiye papa wawe ko yamuhaye amafaranga, rero amafaranga yamuhaye bigombe kuba byatwara ukwezi nigushira utari wamushyingirwa, bivuze ko azateza igihombo kuri famiye yacu. Ibyo bintu rero ntabwo byaba, famiye yacu igombe kuba itekanye. Ubwo urumva ko ufite ukwezi kuba washyingiranwe n'uriya mugabo. Ubwo umukobwa yarabyumvisha ati reka ibyo ngibyo, ubundi ntabwo uzi ibintu ngiye mba nshaka. Reba Goodwin uriya musore ukuntu areba, reba ukuntu kibyibushye, njye reka pe, njye ntabwo nabyemera. Reba ukuntu kibyibushye, ahubwo suzi ikintu numvishije, uriya mugabo akunda abagore kubi. Rero urumva niyo nashyingiranwa nawe yajya ahora agenda ashabiriza angira aho kugira ngo njye mushyingirwe nashaka umusabirizi. Ubwo umukobwa nuko yafashe umwanzuro yigendera utyo. Umugore nawe asigara aho ngaho arimo aravuga ati ngaha ndebera noneho ibi ni ibiki koko, ibi bintu bishoboka gute? Umukobwa we aramubwiye ataho kugira ngo ashyingirwe n'uriya Goodwin yashyingirwa n'umusabirizi. Ntibyatinze aho ngaho batweretse nyine umusabirizi arimo arigendera gakeya, ubona ko byamushobeye ntacyo kurya. Reka ibintu byamushobeye byamucanze, nuko nguko arimo arigendera, inzara yamukubise, arimo aratekereza ati se ni hehe nakura n'icyo kurya cy'uyu munsi? Ubwo aho hafi yahise abona ya mbwarandi bamenamwo imyanda, aravuga ati saha ngaha nta kintu cyo kurya nabonamo. Ubwo ngubwo nyine nk'umuntu wibera ku muhanda yahise atangira kuba yareba impande n'impande niba yakibonera icyo kurya. Ubwo aracurikanura, yewe yagiye haracurika atangira kuba yabona nta kintu na kimwe kirimo. Akavuga ati sikigari we, ndabona ibintu bincanze, ibintu bindangiriyeho. Ubwo ariko akibuka ko ashonje akikora ku nda, akavuga ati ye ko mbona ibintu bikaze. Ubwo aho hirya yahumvishije imbwa irimo iramoka, arayumva neza imbwa iramoka, ariko yitegereje neza yahabonye icyo kurya. Aravuga ati ye, ati Imana irebera impumyi ntihumbya pe, icyo kurya. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yarabye indimi, iyegera gake isorori yari irimo ibyo kurya, ariko byari iby'imbwa. Imbwa irimo iramoka. Ubwo ngubwo imbwa yaramotse ivuga ati beshya ukoreho, iboshye ikoreho. Ubwo imbwa yirangariye, nuko nguko iraho. Umugabo nawe yatangiye kuba yavuga ati hoya, ibyo kurya ndaje hano mbibone. Agiye kuba yabifata, imbwa yaramubwiye ati beshya ukoreho unkwereke. Ubwo yaramutse iramoka, ariko umugabo nk'umuntu wari wisonzeye yaravuze ati se wantwara iki? Ubwo nuko nguko yaje yegera, ariko imbwa iramoka ati ubundi garafureri urimo urashaka iki ku biryo byanjye wamvuye impande? Ndekera ibiryo. Ubwo umugabo yaravuze ati hoya bino ndabijyana. Imbwa nayo irasara ati we. Ubwo umugabo nawe amaguru yabangiye ingata, nuko nguko yirukanse. Aho hari umukobwa, umugabo nuko yaje ahita yambira wa mukobwa twabonye bita Kristale, nuko nguko yamufashe. Ibyabo nuko nguko byagenze, umukobwa baramukaraga nawe. Ubwo yagiye hararangara, yarangariye umusore w'umusabirizi nawe yarangaye utyo. Bose batangira kuba barebana, bajyaho bararebana. Reba ukuntu umukobwa arimo aramwitegereza we, ni nako umusore adasiba kuba yamwitegereza. Ubwo aramwitegereza, n'umuhungu nawe agumya amwitegereza ati atumbabarire. Nuko nguko umusore yatangiye kuba yavuga ati ndakwinginze mbabarira, ntago nabishakaga, nari ndimo ndirukanka cyane. Ariko umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ntago nabyizera ko muri iki gihe tugezemo hari abantu batakigira aho barara we. Ati ibi minsi yose abantu baracyabaho batagira ahantu barara. Ubwo yahise atangira kuba yamubaza ati kuri murareba gutyo se bimeze bite? Ndeba mu maso. Umuhungu yari yifitiye utuntu tw'amasoni, akavuga ati hoya we, reka. Umusore yari yifitiye isoni, umukobwa nawe akagumya amwitegereza, akavuga ati nubwo ariko mbona ameze nk'aho afite umwanda cyangwa se yanduye, ndabona afite amaso meza da, ni mwiza. Uyumvira umusore batangiye kuba bavuga ati ni mwiza. Ubwo yahise atangira kuba yamubaza ati se ufite aho kuba? None se witwa nde? Umuhungu yatangiye kuba yamubwira ati hoya, reka nkwimya amakuru. Ubwo umusore yamwimye amakuru, umukobwa nawe atangira kuba yamubwira ati nubwo mbona uri umukene, ariko hari ikintu kimwe nagukorera,
hari ikintu nshaka kuba nagusaba, ndabona mpuye n'umunyamahirwe, wanyemerera se tukaba twajyana? Ubwo nuko nguko umukobwa yamubajije ati wakemera ukaza tukajyana mu rugo? Umusore nawe yahise amureba ati ngo iki mu rugo? Umukobwa nawe ati yego, ni mu rugo ndi kuvuga. Umukobwa yitegereje umuhungu utyo, umuhungu nawe biramucanga nk'umuntu wiberaga ku muhanda, kumva umuntu arimo aramubwira ati ngwino nkujyane mu rugo, byaramucanze cyane ati ngo iki ibyo bintu se ni ibiki? Umukobwa nawe akamubwira ati ngo ndakomeje, ngwino tugende. Nuko nguko umukobwa yakase, ageze aho ngaho abitekerezaho, nawe umuhungu nawe ubwo ngubwo we byari byamucanze. Umukobwa yarahindukiye aramwitegereza, aramubwira ati se ko mbona ufite intinyi, ngwino tugende. Nuko nguko umukobwa yafashe umuhungu, ariko umuhungu byamushobeye, mbese ibintu arimo arabona ari kubona birimo biramucanga. Umukobwa yaramwirukankanya ati vaye tugende wowe. Ubwo nuko nguko yamujyanye mpaka ni wabo. Ubwo nuko nguko yamujyanye tayari mu rugo. Umuhungu we byari byanamucanze, nuko nguko yari yambaye amasogisi acitse, mbese utabimenya ahantu na hamwe wamushyira, icyiciro wamushyiramo nyine nuko ari umusabirizi. Ubwo iwabo baramubonye ati ngo iki ati gitangaza. Papa w'umukobwa nawe abibonye ati mundeke ngewe mwice. Mama we aramubwira ati reka reka reka, ariko uri mu biki? Ubwo nuko nguko yamufasha aramubwira ati reka reka utica umwana, uri mu biki, reka tubanze tumenye amakuru ya bino bintu. Ubwo nuko nguko mama we yaje amubwira ati Kristali ati ye baba we, ati uyu muntu urimo uranuka gutya, uri muzanye ahangaha, ibi ni ibiki urimo urakora? Ati vana uyu mwanda ahangaha, agenda sora ajyana. Ati uyu muntu utagira aho abarizwa urimo uramuzana hano muri runo rugo, mwamenyanye gute? Ati urimo urashaka kuba wagira ngo ndwara umutima? Ati muvana ahangaha rwose, jyana. Nuko nguko yamubwiye ati jyana vana ibyo bintu ahangaha. Ariko aramubwira ati mama, ati no muhungu ngiye kubanza musukure nta kibazo, niba arimo arabanukira reka mbanze musukure. Nuko nguko yamujyanye, n'umukozi nawe yari yatinyemo cyangwa se yabonye ukuntu no muntu anuka, yahise atangira kuba yakora amasuku aho ngaho. Ubwo nuko nguko umukobwa yazanye wa muhungu atangira kuba yamubwira ati icara ahangaha, ibintu byose biraje bimere neza, icara aho ngaho mbanze ngukubita ikirungo. Nuko nguko yatangiye kuba yakuramwo umukasi. Ubwo atangira kuba yajya kuba yamukata. Umuhungu nawe ati reka reka we, ibyo ni ibiki urimo uragerageza? Umukobwa nawe aramubwira ati tuza wowe, mbanze ngukatagure ingira umusatsi neza. Ati ngiye kuba nagugugirira umusatsi. Ariko umukobwa yareba ukuntu umuhungu yatinyemo, akamubwira ati wigira ubwoba, ibintu byose biraza kuba byamera neza, umusatsi wawe ni muremure cyane, reka mbanze nguringanize ngugire neza, nawe ube wamera neza. Ngiye kuba nakata, ariko ntago ngukata wose, ndakuraho gakeya. Umusore batangiye kuba bamukorera amasuku, ariko ukuntu arimo arareba urabona ko byamucanze, mbese byamurenze. Ibintu umukobwa arimo aramukorera nuko nguko yatangiye kuba yagenda akata. Umusore byamucanze cyane, yifitiye ubwoba. Reba neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha byaba byiza utibagiwe kuba wakora kuri like. Nuko nguko Kristali yagiye kuri Sharire. Ubwo ngubwo yagiye aramukatagura, mbese umusatsi nyine awugira neza cyane. Ariko niba murimo murareba mweza, uyu nguyu ni Sharire, wa wundi twatangiranye nawe ari mu ndege. Wakibaza ngo byagenze gute ko twabonye iriya ndege ibayihanura? Wakibaza ngo byagenze gute? Ubwo nuko papa Kristali ndetse na mama we bari baraho ngatangira kuba yavuga ati turakora ibiki? Kristali ibi ni ibiki arimo arashaka kuba yakora? Reba uriya muntu azanye hano muri ino nzu, ibi bintu turakora hiki, turabikora hiki, ibi bintu ko mbona birengereye. Ariko yese atangira kuba yamubwira ati nawe Kristali uramuzi, ni umuntu utumva, ni umuntu udashaka umuntu umuhatiriza. Ikintu yafashe cy'icyemezo aba yagifashe, nanjye sinzi ikintu rwose turi buze kuba twakora. Ariko yese atangira kuba yamubwira ati reka tumushyireho igitutu, tuze kuba twabwira Goodwin aze kuba yamufata mujyane, kuko bino bintu birarengereye, birakabije cyane. Reka iminsi mike yisigaye Goodwin azamwijyanira, wibigiriraho ikibazo. Ubwo yese atangira kuba yatekereza ati ariko uko ari byo, kandi koko yaduhaye ukwezi, kuno kwezi agomba abe yamutwara, niko ibintu byose bigomba kuba byagenda. Ubwo babyemeranyijeho, baravuga ati niko bimeze, ati nyuma ya kuno kwezi bazahita bakora ubukwe. Ubwo niko iwabo barimo barapanga, ati ibyo yakigira byose
araza kuba yakora ubukwe. Nuko nguko babyanzuye mama wa Kristali ndetse na papa we. Ubwo ariko bakiri aho ngaho bagiye kumva abandi barimo baramanuka bakubita agatwenge gake gakeya. Ubwo ni Kristali ndetse na Charles. Nuko nguko bari barimo baraza bakubita agatwenge gake gakeya. Umuhungu mbese yari yahindutse, umusatsi bawuconze, ibintu byose babihinduye. Nuko nguko yamanutse arimo arisekera gake gake. Kandi umukobwa ngo barimo barashaka kuba bamukoreshereza ubukwe na Godwin wagurije mu muryango wabo amafaranga. Ubwo nuko nguko bamwitegereje ati ngo iki ibi bintu se ndimo ndabona nibyo. Umusore we yagomeje amanuka gake gakeya n'umukobwa. Umukobwa we yari yikundiye umusore. Umusore nawe nuko nguko yarebye arababwira ati mwambonye se mukomere cyane. Ubwo bararebanye barareba baritegereza birabacanga. Umugabo we byari byamucanze cyane kavuga ati ngo iki ibi bintu ndimo ndabona se nibyo. Wise wamusabiriza nanone utari wava hano muri runo rugo. Ubwo n'umugore nawe yese atangira kuba yavuga ati ariko ndabona yabaye mwiza we, burya wari bogari bigeze aha ngaha. Ati ndabona rwose bise bitandukana, ndabona nta utaniye n'abandi bantu rwose basanzwe. Umukobwa byaramushimishije rero yese atangira kuba yamubwira ati mama, ati namuguriye utuntu twiza agomba kuba yakambara ubu ngubu, ngiye kuba nagura n'utundi. Yaravuze ati ngo iki n'izina ryiwe warimenye se bamwita Charles. Ubwo ngubwo yese atangira kuba yamubwira ati yego nuzajya uryibagirwa ujye ureba hano ku necklace yambaye hariho inyuguti ya C itangizwa n'izina ryiwe nyine ari ryo Charles. Rero reka tugende tube twajya kuba twahaha. Ubwo nuko nguko bagiye kugenda umugabo yaravuze ati ngo iki ibi ngibi ni ibiki, reka nze mbanze nkwicira umuntu. Ubwo yagize umujinya mutera urukweta ariko umusore nuko nguko yarufasha amubwira ati muze uri mu biki. Musaza byaramutunguye n'ukuntu umusore ahise afata urukweto rwe yaragiye kuba yamutera. Aramubwira ati bosi munyihanganire nyakubahwa, akira wongere wambare inkweto zawe. Umusore nuko nguko yaje amubwira ati ngera wambare inkweto zawe rwose iba nyakubahwa. Ubwo mu gihe arimo aramushyira mu ikirenge yaramubwiye ati mva imbare hita ugenda mva impande. Umusore nuko nguko bamusunitse umukobwa baraje tangira kuba yabaza papa we ati se papa kubera icyo urimo urakora bino bintu byose, uno musore Charles ntago ari umuntu mubi, ni umusore mwiza kandi urabibona ko ari umuntu mwiza nk'abandi bantu bose, wowe urimo uratekereza ko ari umuntu mubi. Ubwo papa yaramubwiye ati ibyo ngibyo kuba ari mwiza nta kintu bimariye, ikintu ngiye ndimo ndakubwira wirebera ukuntu arimo arasa, reba umuntu ufite akamaro ku muryango wishaka kuba wagendera kuri iyo sura. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati we ibyo ngibyo urimo uravuga byo kugendera ku isura nibyo nyine nanjye ndimo ndakubwira, njyewe se uri kubona nta hantu azangeza wikizerera muri ibyo ngibyo nanjye, kuko ndimo ndabona ko hari ahantu azangeza mu gihe tuzaba turi kumwe tuzangeza kure. Papa we yarahagurutse ati ngo iki wituma mva muri kontorori. Nuko nguko yamukubise urushyi. Umukobwa bamukubise urushyi, umuhungu nawe arabibona ukuntu bamunazemwe urushyi. Ubwo byaramucanze ati ngo iki ibi ni ibiki. Umukobwa nawe yahindukiye utyo, ubwo yaritegereje ngo papa ni ibi ngibi unkoreye. Ubwo umukobwa we bamubitsemo urushyi. Papa we nawe aramubwira ati se wantwara iki mu gihe ibintu byanjye ndi kukubwira utarimo urabyumva. Umuhungu nuko nguko yitegereje umusaza aramubwira ati va mu nzira wowe genda va mbende, urimo urashaka kuba wamutoteza. Nawe yaramubwira ati wamusabiriza igenda mva impande genda, urimo urakeka ko ngewe ntaguhondagura ngewe, vayo mbanze nkwigishe sha. Ati vayo nkwigishe. Umusore nuko nguko yajyanye n'umukobwa barigendera. Ubwo ngubwo yaramubwiye ati twigendere rata. Umusaza yasigaye n'umujinya yarakaye cyane, ubona ko yarakaye ibintu byamubabaje, arimo aravuga ati ndebera sha ndebera. Ubwo nuko nguko abandi bo bigendeye, umusaza asigara aho ngaho umujinya arimo arawitura. Baratwereka umukobwa n'umuhungu nuko nguko baje bitemberera gake gakeya ngo bari baje kuba bagura utuntu gake gakeya. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yamubwira ati Charles we none se wankingirwa. Umusore nawe yaramubwiye ati reka jye nta kibazo ibyo ngibyo nabikora. Ati nyumva neza ibyo bintu ndabikubwiye nkomeje. Umukobwa yaramubwiye ati guhera ubu ngubu nanjye hari ikintu ndimo ndatekereza, tugiye kugenda tubanze turye noneho tunanywe ibintu byose uko uraba ubishaka, ndakeka uranashonje, tugende tubanze tujye kwafata icyo kurya. Umusore yitegereje umukobwa nyine urimo atitaye ko yari umusabirizi. Umukobwa yamwikundiye utyo. Umukobwa rero aramubajije ati se wankingirwa.
undi ntiyazuyaje nawe ati cyane rwose ibyo ngibyo ukubise aho nashakaga kukubita. Ubwo baratwereka aho ngaho undi nawe yarakaye ati papa ubundi mwebwe mutekereza ute, ni gute mwafashe umwanzuro kuba mwakora ibyo bintu? Reba ibintu Godwin arimo arashaka kuba yakorera Kristali, none mwebwe muramufata Kristali agatuma agenda. Ibi bintu ni ibiki mwakoze mwebwe? Ngewe Godwin yambwiye ko ashaka Kristali, none reba mwatumye agenda, mwamuhohoteye. Ubwo undi yahise atangira kuba yamubwira ati ngiye nta kintu nakoze, ni papa wawe wamukubise urushyi, none umukobwa yafashe umwanzuro kuba yagenda. Ubwo nawe yatangiye kuba yamubwira ati kubera iki wamukubise urwo rushyi, none so muhintuza we ndaje mpangane nawe, uwo musabirizi ndaje mpangane nawe. Ubwo nuko abandi bari bitahiye, ubwo bakebutse baramubonye ati ngo iki. Ubwo n'umusore yaramubonye we wiyemeje kuba yahangana n'umusabirizi, yaravuze ati reka nze nkwereke ngo ukubitire uno musabirizi. Nuko nguko yazamutse agiye kuba yamukubita, undi yahise amufata utyo aramubwira ati suri mu biki. Ubwo yakaraza akaboko utyo akubita n'umugera umushenzi. Ubwo ngubwo niko bahise baza bamubwira tumeze neza. Umusore nawe yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki nkoze we. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yamubwira ati reba ibintu nkoreye umuhungu wanjye, ibi ni ibiki ukoreye umuhungu wanjye. Ati niyo mpamvu nanjye rero ngiye guhangana nawe, ibi ni ibiki urimo urakorera hano muri runo rwa muhungu we, uwo muhungu mukura aha ngaha agende. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati Tayira niba ugerageje kuba yakora bino bintu. Umuhungu yari yimereye neza, ahubwo abikoze arimo aririnda, nta kintu kiba mukoze. Ubwo akamubwira ati nganyumvira, ubundi kuri urwo ruhande uriho rw'uwo musore nta kintu biri buze kuba byakumarira. Ariko atangira kuba yamubwira ati se ubibonye ko ari umuhohoteye, nta kibazo twebwe twimereye neza, ahubwo ngwino twigendere. Ahubwo se papa reka mugupresente tugiye kuba twakora ubukwe. Ubwo niko bumiwe ati ngo iki. Ati nganyumvira none mana yanjye ibi bintu turabyita ibiki. Umusaza yahise afatwa n'umutima, yari yisaziye. Umugore we nawe rwose atangira kuba yamubwira ati sheri umeze neza. Umukobwa nawe akamubwira tumeze neza. Ubwo umuhungu nawe agatangira ati reba nawe ibintu urimo urakora, none utumye papa nawe atangira kuba yamererwa nabi. Ibi ni ibiki urimo urakora, ibi ni ibiki urimo urakora. Ibyo by'ubukwe bwanyu nta kintu biri buze kuba byatumarira cyangwa bigeraho. Ndaza kuba nagerageza kuba nakora ibishoboka byose ubwo bukwe tubwangize. Ubundi nta kimwaro ufite cyo kuba washyingiranwa n'umuhungu w'umukene nk'uwo nguwo, nta kimwaro na kimwe ufite, umuntu utagira mu rugo. Ubwo ngubwo Godwin kubera icyo ushaka kuba wamutenguha, uyobewe ko yaduhaye miliyoni 50 kugira ngo ube wamushyingirwa, none izo miliyoni 50 zose urakeka ko ari amafaranga makeya? Umuhungu we yari arimo arabara amafaranga, agatangira kuba yamubwira ati rero niba waremeye izo miliyoni 50 muri famiye ya Godwin, ibyo ngibyo ntago bindeba, izo nimwe mwazemeye ntago ari nge wazemeye, rero ibyo ngibyo ndumva atari na bibi. Ubwo ngubwo mu gihe nyine nge ntazemeye cyangwa se mugenda ashyingiranwe nawe, ubwo uzagenda uba umukozi we nyine. Ubwo yahise amubwira ati nganyumvira ukuntu uri ikigoryi, ubundi wowe utekereza ute? Nawe yaramubwiye ati se wowe utekereza ute mu gihe wumva umeze nkaho urimo urangurisha? Ibyo ngibyo ntago bindeba, ahubwo mwebwe mutegura ubukwe bwanjye na Sharire murimo murumva neza. Umukobwa yari yafashe umwanzuro, arimo arabwira bano bantu bose biwabo ko wagiye kuba yakora ubukwe na Sharire. Rero akavuga ati mutangire no kuba mwamwubaha, kuko uyu nguyu ni umugabo wanjye, ahubwo vuba aha ngaha tugiye kuba twakigendera, tuva aha ngaha. Nuko nguko bahise bavuga ati reka tubanze twigendere. Ubwo ngubwo batangira kuba bavuga ati hoya ibi ni ibiki murimo murakora? Ati ndebera ukoze ibiki? Reba noneho Kristali agiye kuba yashyingiranwa n'umusabirizi, ibi bintu turabyita ibiki? Ubwo ngubwo umugore we yari arimo ararira, akavuga ati none se ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu turabisohokamo gute? Famiye yacu igiye kuba yaba igisebo muri uno mujyi wose, ibi bintu turabyita ngo iki? Ubwo umuryango wasigaye urimo uratongana, umukobwa nawe yari yigendeye. Ubwo nuko musaza we nawe yahise ahaguruka aramubwira ati mama. Ubwo nuko nguko yahagurutse atangira kuba yamubwira ati mama, ati ndaza kuba nakora ibyishoboka cyose, uriya musabirizi ntago ndi butuma akora ubukwe n'uriya mukobwa wacu, ntago biri buze kuba byaba. Mr Godwin niwe uri buze kuba yashyingirwa n'uno mukobwa, ariko Godwin araza kuba yabyitaho bino bintu byose. Unyumvira umuhungu nyine yavuze ko Mr Godwin ari buze kuba yakita kuri ibyo bintu. Ubwo baratwereka wa mukobwa n'umuhungu nuko baje, atangira kuba yamubwira ati kuba famiye yanjye itarimo irakwitaho cyangwa se ikaba nta kintu irimo irakoraho, ntibigumye kuba byakubabaza,
nanjye ndagerageza igishoboka cyose nkwiteho. Ubwo n'umukobwa urimo urasezeranya umuhungu, ariko umuhungu yaramubwiye ati wibagiwe se ko ndi umugabo, nanjye ubwanjye ahubwo ngomba kuba nakurinda, nanjye ndakora igishoboka cyose nkurinde. Umukobwa yarabyumvishije atangira kuba yamwenyuramo, akamwenyuramo akamubwira ati se wabikora gute? Ni gute wabikora? Ni gute bino bintu wabikora kandi nta mafaranga ufite? Ariko yararebye areba neza ka necklace yambaye, atangira kuba yamubwira ati kano kantu ndakeka gasobanuye ibintu byinshi kuri wowe, ndakeka kano kantu gashobora kuba gasobanuye ibintu byinshi kuri wowe. Yahise amubwira ati hoya reka nkaguhereze. Agiye kuba yakamuhereza aramubwira ati hoya ndabizi neza ko ngako ubwo nako umuryango wawe, gomeza ugafate ukarinde, ndakeka nako umuryango wawe nabiketse. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati ahubwo se witeguye duhite dukora ubukwe? Unyumvire nuko nguko umukobwa yazanye impeta, aramubwira atakira mbara ubukwe tubukore. Umukobwa we ntatinzamo, yahise atangira kuba yamubwira ati dukoresheje uturori dutoya ariko ntacyo bitwaye, akira nanjye nyambika. Nuko nguko nawe yahise azana impeta ngo nawe amwambike. Undebere nawe nyine, ibirori byari ibirori aho ngaho byahumuye. Yaramubwiye ati nanjye nyambika ibintu bigende neza. Nuko nguko umuhungu nawe yahise afata impeta, amubwira ati ibyo gusa se, akira nawe nkwambike. Nuko nguko yagiye haramwambika, atangira kuba yamubwira ati nubwo nta mafaranga mfite ariko ngiye kuba nakora igishoboka cyose nze kuba nabona amafaranga. Ubwo ngubwo umukobwa akamubwira ati nanjye ndaba nkwitaho, ahubwo se niko tugiye kuba wakishyiraho imitwaro nk'iyo iby'amafaranga bubiretse. Umuhungu yarabyumvishije aravuga ati hoya 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 nanjye ngo mbe umugabo. Ubwo umukobwa yaravuze ati hoya wigira ikibazo, wihangayika, ndaza kuba nakwitaho muri bino bintu byose, ndaza kuba nakwitaho. Umuhungu yarabyumvisha ariko aramubwira ati ahubwo ubu ngubu nanjye ngiye kuba nakubyarira umwana. Umukobwa yarasetse ariko atangira kuba yamubwira ati ngandebera ubusazi bwawe, ni gute umuntu w'umugabo usa atwita? Ni gute umuntu w'umugabo atwita? Ubwo nuko nguko yahise amwegera amubwira ati ni gute umuntu w'umugabo atwita? Ibyo bintu wabibonye he? Ubwo nuko nguko yamwegereye atangira kuba yamubwira ati ejo tuzajya gushaka inzu nziza tuzabamo, tuzava aha ngaha tujye kure y'ahantu abantu batazapfa kuba batubona, kuko ibibazo birimo biragenda bituzira. Rero abandi bantu bose batazamenya ahantu tuzaba turi, ejo tuzajya kuba twashaka inzu iri kure cyane ahantu tuzatura, sibyo se? Noneho tugende twibyarira abana twibereho neza. Ibyo bintu uri kumva atari byo? Umusore nyine yamubwiye umushinga afite. Umusore nawe aravuga ati ibyo bintu niko bimeze, nibyo kuri, nukuri pe, ibyo bintu ni byiza. Umusore yarasetse, umukobwa yamubwiye umushinga we, iyumva ntacyo utwaye. Ongera urebe neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo baratwereka mu gitondo cya kare wa musore wacu Sharire, nuko nguko yabyutse ariko yari aryamye wenyine, umukobwa nta wari uhari. Nuko nguko yatangiye kuba yakegera impande n'impande, yakuraho umukobwa kumva reka nta uhari. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati Kristali yagiye hehera. Ubwo niko yahise akanguka atangira kuba yakibaza ahantu Kristali yaba yagiye, atangira kuba yavuga ati se Kristali uri hehe? Ubwo ngubwo yatangiye kuba yakibaza ahantu yaba yagiye, biramucanga, atangira kuba yakibaza ahantu yaba ari. Ubwo aho ngaho baratwereka hari uwo barimo barabwira ati Mr Godwin akirashyiraho rwose ibintu byose bimeze neza. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati se njye ikintu ndimo ndashaka, wakemera ko ninguha mushiki wanjye uri buze kuba wategura urupfu rw'uriya musabirizi namajije kuba nakubwira? Ati urupfu rwe warutegura? Unyumvire kaje kuba kagambana ka kagabo kahise gatangira kuba kamubwira ati baze ko yakwibye umugore, ibyo bintu ntabwo urimo urabitekereza neza. Umugabo yahise atangira kuba yavuga ati ngo iki uzi uko nari nagoswe we, uwo muntu se wagerageje kuba yashwanyaguza ibyanjye harya ngo bimeze gute? Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yarakara, mbese ajya hararakara cyane. Ubwo aho ngaho abarinzi baraho batwirakwiriye baraho ngaho. Nuko nguko umuhungu yaje yirukanka cyane, arimo arashaka Kristali we, urukundo rwiwe yiboneye. Nuko nguko yahageze Godwin n'uwo ngo wicaye
ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati dore umuhungu nakubwiraga n'uriya byose wabikoze. ubwo baratwereka umukobwa nawe ari aho. ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati mama, ati naguriye Sharire imyenda igera muri 2, rero ndakeka ko ashobora kuba afite ubwoba kuba ngiye kuba nagenda, naramuka abyutsa akambura araza kuba yagira ubwoba, reka ngiye nigendere. ubwo niko yahise amugenda kuba yagenda, yahise amubwira ati hoya, ntabwo uri ari umuntu w'umwana wagira ubwoba, reka ntabwo yagira ubwoba byuko nyine nakubura ari buze kuba yahangayika. rero niba wagerageje kuba wamugurira ibintu, njye ntabwo nzi ukuntu naza kuba nabigura, byakabaye byiza unyigishije ukuntu ndibuze kuba nabigura. ubwo yahise amubwira ati mama, hari ibintu byinshi nanjye byihutirwa ngiye kuba najyamo, reka ngende. umukobwa nuko nguko yagiye. mbese yagiye utyo, ubwo mama we yasigaye aho ngaho arimo aribaza ati ibi bintu turabyita ibiki, ibi bintu ni ibiki, turabyita ibiki. ubwo baratwereka ngo umuhungu arimo aravuga ati mundeke ngende, mwandetse nkigendera, mundeke ngenyine. ubwo yarababwiye ati mundeke ngenyine, ati mumveho. ariko Godwin we arimo arisekera. ubwo ngubwo agatangira kuba yavuga ati se ubundi muri bantu nyabaki? Godwin, uwo muntu we muri kwita Godwin? ati Godwin umukobwa wanjye mwamushyize he? umugore wanjye mwamushyize he? Godwin akisekera akavuga ati ngiye kuba nakure kugenda ujye kure, nuramukureke Crystal wenyine. ubwo yarababwiye ati reka Crystal ni umugore wanjye, nta kintu na kimwe mumufiteho, nta jambo mumufiteho, mumureke wenyine. ubwo nuko nguko umugabo yahise agira umujinya ati ngo iki? ibyo bintu numvishije se nibyo cyangwa murimo murankinisha? ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yamubwira ati niko ko numva wigize umunyabwenge cyane, ibyo bintu urimo uravuga ni ibiki? waretse kuba wampatiriza kuba nakora ibintu bibi wa musore we. ibi bintu ntabwo nshaka kuba nabikora, ariko nushaka ko hazamo ibiganza byanjye, ubundi si cyo ni igiki wambaye ku biganza? ubwo yahise atangira kuba yavuga ati ibyo bintu ko mbona bitanshimishije we, ati ako kaboko mu gace. ubwo nuko nguko basabye ko akaboko ngo bagaca kuno musore, abandi barasetse. ubwo batangira kuba bavuga ati Suzi, nimpitamo kuba baca ako kaboko ingaruka biri buze kuba byateza. ubwo nuko nguko w'icyuma nawe yaje avuga ati reka ngakate. nuko nguko bamanutse. reba neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. iramutse iri kugushimisha ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. akandi gace na hejo.